U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibihugu by'ibituranyi biri muri Afurika yo hagati. Ihangana ry'ibi bihugu rirarambye muri politiki, igisirikare, diplomasi, ubukungu ndetse n'iterambere, aho usanga buri cyose kivuga imyato. Rwanda has been attacking us for who are causing us so much suffering. Iri hangana nanone ntirigarukira aho ngaho, kuko no mu bijyanye n'inyamaswa, haba mu kugira nyinshi, kuzibungabunga ndetse no kurushanwa gukurura ba mukerarugendo baza kuzisura, ibi bihugu ntibisiba kwesurana. Tourisme en République démocratique du Congo. Investissez maintenant dans une terre d'avenir. Ihangana rizwi cyane, naho u Rwanda rwigwije amakipe y'I Burayi yamamaza Visit Rwanda, Kongo nayo ntisibe kwamagana iby'ubwo bufatanye. Ibi bihugu bibiri bisangiye imipaka, bisangiye na byinshi ku bijyanye n'inyamaswa, zaba izo mu mashyamba y'inzitane, mu misozi miremire ndetse n'imirambi, tutibagiwe no mu birunga dusanga ku mpande zombi. Nubwo buri gihugu muri ibi nta ruhare cyagize mu kugeza izo nyamaswa aho ngaho, imbaraga zishyirwa mu kuzibungabunga zo zishobora gukora ikinyuranyo. Ni hehe hari inyamaswa nyinshi, haba mu Rwanda cyangwa muri Kongo? Uyu munsi uri umunyamahanga ukaba ushaka kureba inyamaswa, ese wajya mu Rwanda cyangwa wajya muri Kongo? Ubaye uri inyamaswa se bakaguhitishamo aho ujya kuba, wajya mu Rwanda cyangwa ni muri Kongo? Ibi bibazo hamwe n'ibindi tugiye kubiva imuzi n'imuzingo hano kuri Inyamaswa TV. Wowe gusa urasabwa kureba video ukageza ku musozo wayo, kandi ukaba warakanze subscribe. Je, Tigati, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Aka kanya tugiye kurebera hamwe ibihugu bibiri bizwiho kuba ari ubwami bw'inyamaswa, ari by'u Rwanda na Kongo. Tugiye kugereranya urusobe rw'ibinyabuzima, amoko yihariye y'inyamaswa utasanga ahandi, ndetse n'ingorane buri gihugu gihura nazo mu kubungabunga inyamaswa zacyo. Niba wifuza kwamamaza cyangwa gutera inkunga Inyamaswa TV, watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri izi nimero: 079 31 71 937. Tubanze tuvuge ku buturo bucumbikiye inyamaswa kuri buri cyose muri ibi bihugu, duhereye ku Rwanda. Ku isi hose u Rwanda ruzwi nk'igihugu cy'imisozi igihumbi. Ubuso buto bw'u Rwanda bwuzuye mu dusozi duto duto, imisozi miremire ndetse n'imirambi ishashe neza. U Rwanda turusangamo pariki z'igihugu 3 z'ingenzi, arizo izi zikurikira: Pariki y'Igihugu y'Ibirunga, izwiho kuba icumbikiye ingagi zo mu misozi z'imboneka hake. Pariki y'Igihugu y'Akagera, ikaba icumbikiye inyamaswa zo mu mirambi nk'intare n'inzovu. Pariki y'Igihugu y'Ishyamba rya Nyungwe, aha ni paradizo y'inyamaswa nyinshi cyane ziganjemo inguge ndetse n'inyoni ziboneka hake ku isi. Uru runyurane rw'imiterere y'ubutaka rutuma haboneka ahantu hatandukanye kandi hatekanye ku moko menshi y'inyamaswa, kuva ku ngagi zikundira ubutumburuke bwo hejuru cyane, kugeza ku nzovu nyafurika zikundira aharambuye, tutibagiwe n'inzovu zituriza mu biyaga, ibizenga n'ibishanga. Mureke noneho twambuke twerekeze muri Kongo, umutima w'ishyamba rigwamo imvura nyinshi. Ishyamba rya mbere rigwamo imvura nyinshi ku isi ni Amazone muri Amerika y'Amajyepfo. Ishyamba nk'iryo ku mwanya wa kabiri turisanga mu gihugu cya Kongo. Mu bijyanye n'ubuturo bw'inyamaswa, iki gihugu kiratana pariki 3 z'ingenzi zikomeye, usibye ko atari zo zonyine gusa, kuko kije guhangana n'u Rwanda. Ubwo reka twibande kuri izi zikurikira: Pariki y'Igihugu ya Virunga, iyi niyo pariki ya mbere yashinzwe muri Afurika, ikaba icumbikiye ingagi zo mu misozi kandi ikabamo ibirunga bikiruka. Pariki y'Igihugu ya Saronga, mu mashyamba y'inzitane agwamo imvura nyinshi muri Afurika, iri niryo rya mbere mu bunini. Pariki y'Igihugu ya Garamba, izwiho kugira imirambi, ikaba ubuturo ku nzovu zo mu mashyamba n'inyamaswa zindi nk'imvubu n'inkura.
Aho u Rwanda rutandukaniye na Kongo nuko inyamaswa nyinshi zo muri Kongo usanga ziri mu mashyamba y'inzitane adapfa kugerwamo n'abantu, aho imigezi, inzuzi n'ibishanga bitanga ubuzima bwiza ku moko atabareka y'inyamaswa. Hari inyamaswa idasanzwe dusanga mu Rwanda no muri Kongo. Iyi ndetse bamwe bayita umwami w'ishyamba mu gace barizwamo, ingagi yo mu misozi. Muri ibi bihugu byombi ndetse no muri Uganda niho hantu honyine ku isi dusanga ubu bwoko bw'inyamaswa. Zose usanga zitembera mu gace k'ibirunga bigera ku 8 biri mu gace kamwe, aho ibi bihugu uko ari 3 bisangije imbibi. Buri gihugu muri ibi gifata agace kari ku ruhande rwacyo rukacyita pariki ukwayo, kandi kigakora ku buryo ingagi zisanga iwacyo, byaba ngombwa zikimuka zikaza kwibera mu gihugu kizifashe neza. Duhere ku ngagi mu Rwanda. Pariki y'igihugu y'ibirunga niho hantu hambere ingagi zo mu misozi zumva zifite umutekano kandi zirinzwe kurusha ahandi aho ariho hose kugeza ubu dukoreye inkuru. U Rwanda rwakoze byinshi mu kurengera izi nyamaswa, ruteza imbere ubukerarugendo kandi rushyiraho amategeko akomeye yo kurwanya ba rushimusi, bigatuma umubare w'ingagi wiyongera ubutitsa. The last gorilla poaching here in Rwanda was in 2002 and that will be the last one. Abakerarugendo bakomeza kwisukiranya baza kureba ibyo byiza bitatse isi, bityo bagasiga amafaranga atagira ingano agaruka agashyirwa muri gahunda zo kwita ku ngagi no guteza imbere bazituriye. Bimeze bite muri Kongo? Ingagi zaho zimerewe site? Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo icumbikiye ingagi muri pariki y'igihugu ya Virunga, ariko imibereho yazo irasumbirijwe kubera amakimbirane ashingiye kuri politiki arambye mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Ibyo bigatiza umurindi itemwa ry'amashyamba rikabije ndetse n'ubushimusi. Nubwo hari izo ngorane zose, ariko abarinzi b'inyamaswa muri pariki bakomeje gukora akazi kabo, nubwo hari ubwo bahasiga n'ubuzima. Kugeza aha tuvuga iki? Mu gihe u Rwanda rukora ibishoboka byose mu kwita ku ngagi ndetse n'izindi nyamaswa, Kongo yo ifite amashyamba manini cyane, bigatuma inyamaswa ziyacengeramo zikagera kure cyane, aho abantu bagera bigoranye, nubwo amakimbirane yabo atabura kuzigiraho ingaruka. Mureke noneho tuve mu birunga twerekeze mu mapariki ari mu mirambi. U Rwanda rwerekanye pariki y'Akagera mu gihe Kongo yo izanye iya Garamba. Akagera karabanje kwivuga ibigwi kubera ibi bikurikira. Aha hasangwa inyamaswa 5 z'inkazi zizwi nka Big 5, ari iz'intare, ingwe, inzovu, imbogo ndetse n'inkura. Aha kandi tuhasanga ibiyaga n'ibishanga byaho bituma imvubu, ingona ndetse n'amoko menshi y'inyoni byidagadura. Kuba intare n'inkura byarongeye kugarurwa muri pariki ni igitego gikomeye cyatsinzwe ku rwego rwo kurengera inyamaswa ku mugabane wa Afurika. Reka noneho twakira ibigwi bya pariki ya Garamba. Aha niho hantu ushobora gusanga amoko 2 y'inzovu icyarimwe, izo mu mashyamba n'izo mu mirambi. Ibi biterwa n'uko iyi pariki ifite imiterere ihuriyeho amashyamba atoshye ahorana imvura ndetse n'imirambi ihorana izuba ryinshi. Aha niho hantu hake cyane ku isi ushobora gusanga twiga yo mu bwoko bwa Kordofan iba muri Afurika yo hagati honyine. Aha kandi hari indi nyamaswa y'imboneka rimwe yahabaga ku bwinshi ariyo mvubu y'umweru, nubwo barushimusi bazigerereye ku kigero cyo kuba zishobora no kwacika mu gihe cya vuba cyane, niba ahubwo ubu kugeza aho dukora iyi nkuru inzogera itarirenze. Nubwo izi pariki zombi zicumbikiye inyamaswa zitangaje, pariki y'Akagera niyo ifite umutekano kandi kuyisura bikaba byoroshye, mu gihe iya Garamba ititaweho bihagije bigatuma igirwaho ingaruka zikomeye n'ibikorwa by'abantu. Twimukiye ku kindi kibazo gishishikaje cyane. U Rwanda na Kongo biramutse bigiye mu ihiganwa rihuza inyamaswa z'inkazi, intsinzi yabarizwa ku ruhe ruhande? Mureke turebere hamwe inyamaswa z'inkazi z'imigi dusanga muri ibi bihugu byombi. Bihere ku njangwe nini. Intare mu Rwanda no muri Kongo hombi zirahari, haba mu Kagera no muri Garamba, ariko izo muri Kongo umubare ugenda ugabanuka kubera ubushimusi, mu gihe izo mu Rwanda ziri kugenda ziyongera. Ingwe nazo tuzisanga mu bihugu byombi.
Izi nyamaswa zizi kurira cyane kandi zishobora kuba ahantu hari imisozi, mu mashyamba, mu mirambi no mu bibaya. Izi nyamaswa Kongo izifite ku bwinshi kurusha u Rwanda. Ikitarangwe, iyi nyamaswa ntayiba mu Rwanda ariko Kongo irayifite. Hari izindi nyamaswa z'impigi tutarenze ingohe dusanga muri ibi bihugu. Impyisi tuzibona ku bwinshi mu ishyamba ry'Akagera, ariko muri Kongo ziragoye kuzihabona nubwo naho zihaba. Tujye mu mazi aho dusanga ingona. Mu bihugu byombi ingona zirahaba. Mu Rwanda tuzisanga cyane mu mugezi wa Nyabarongo ndetse no muri pariki y'Akagera. Aho muri Kongo tuzisanga mu kiyaga cya Tanganyika no mu ruzi rwa Kongo. Uretse no kuba Kongo ifite ingona nyinshi kurusha u Rwanda, ingona za Kongo ziba ari nini cyane kurusha iz'u Rwanda. Nanone muri Kongo tuhasanga ubwoko bw'ingwe zibera mu mashyamba y'inzitane gusa, ndetse n'izindi mpigi nyinshi zimeze nk'imondo n'izo bita African Golden Cat zifite ibara risa na zahabu. Nubwo muri pariki y'Akagera yo mu Rwanda ushobora kuhabonera inyamaswa z'inkazi ziri guhiga kubera ko hatambitse, muri Kongo niho hari inyamaswa nyinshi zihishe mu mashyamba, ndetse hakaba hari amoko y'inyamaswa abantu batari bigera babona cyangwa ngo bazigireho amakuru ahagije kuko kuzigeraho bigoye. Noneho buri cyose muri ibi bihugu byombi gisabwe kwerekana inyamaswa cyihariye utasanga ahandi hantu aho ariho hose ku isi. Ni muri urwo rwego u Rwanda ruhise ruhamagara izi zikurikira. Golden Monkey tuyisanga muri pariki y'igihugu y'Ibirunga. Izi nyamaswa zo mu bwoko bw'inguge ziba zifite ubwoya bwiganjemo ibara risa na zahabu. Nanone u Rwanda ruserukanye inyoni yitwa Shorebel, ariko nayo kumenya aho iri bibanje kugorana. Ariko iyi nyoni rimwe na rimwe ijya igaragara mu bice birimo ibishanga muri pariki y'Akagera. Aha Kongo ibanje guseka kubera Golden Monkey ziba mu mashyamba y'Ibirunga rihuza ibyo bihugu byombi. Nanone kandi iyo nyoni ya Shorebel dusanga muri pariki y'Akagera dushobora no kuyisanga muri Kongo. Hanyuma Kongo nayo izana inyamaswa yayo utasanga ahandi. Okapi, akanyamaswa keza k'indyabyatsi kaba mu ishyamba kakaba kajya kumera nk'imparage. Ugize ahandi hantu ukabona ku isi, ubwo wahita umenya ko bayikuye muri Kongo mu nce za Ituri, inyamaswa yihariwe na Kongo yonyine. Ku bijyanye n'inguge, Kongo isiza nizo bita bonobo, inyamaswa zizi ubwenge bwinshi kandi zikagira umuryango ugendera kuri gahunda itangaje. Ahandi hantu ku isi wazisanga ziba mu gasozi uretse muri RDC honyine. Hanyuma Kongo izanye igitagangurirwa kitaba ahandi hatari mu mashyamba ahorana imvura yo muri iki gihugu, cyitwa Peacock Spider. Tuvuga iki se noneho? Mu by'ukuri Kongo ifite amashyamba magari cyane yuzuyemo inyamaswa nyinshi, ndetse hari n'iz'abantu bataravumbura. Ku rundi ruhande u Rwanda rufite amapariki matoya ariko yitabwaho neza kurusha muri Kongo. Ibi bigatuma abarusura baje kureba inyamaswa biborohera kurusha mu baturanyi. Noneho mureke turebe neza imbaraga ibi bihugu byombi bishyira mu kurengera inyamaswa, rwaba u Rwanda yaba Kongo. Byombi bihanganye n'ikibazo kibasira imibereho myiza y'inyamaswa, ariko uburyo bibyitwaramo buratandukanye. U Rwanda rukomeje kwesa imihigo. Twashoye amafaranga menshi mu kurengera ibidukikije binyuriye mu guteza imbere ubukerarugendo. Kabiri, twashyizeho amategeko akomeye arwanya ihigwa ndetse n'ishimutwa ry'inyamaswa. U Rwanda kandi rwabashije kugarura mu gihugu amoko yari yaracitse, urugero nk'intare n'inkura. Kugira ngo zigere ino byasabye amasaha 40, bihwanye n'ibirometero 3400 kugira ngo zigere muri RDB. Kageruka Ariera avuga ko kuzana izi nkura kubunga bidukikije rero nk'uko mubizi niryo buye fatizo ry'ubukerarugendo bwacu. Kongo yo biracyayigoye cyane. Intambara n'amakimbirane bidatanga gahenze ku nyamaswa, gushimuta, guhiga n'ubucukuzi budakurikije amategeko, ndetse no kuba abakora umwuga wo kurinda inyamaswa bahora bahanganye n'akaga ko kwicwa. Ibi byose bibangamiye imibereho myiza y'inyamaswa muri Kongo. Muri Afurika u Rwanda ruracyari urugero rwiza mu kubungabunga no kurengera inyamaswa, mu gihe muri Kongo ho bikiri urugamba rukomeye ku rwego rushinzwe icyo kibazo ku isi.
mureke tuvuge ku hazaza h'inyamaswa mu Rwanda no muri Kongo. Ibihugu byombi bikora uko bishoboye mu kurengera inyamaswa. Uburyo bwashyizweho n'u Rwanda bugaragaza ko kwitegura neza bishobora gutuma inyamaswa zirindwa kandi bigatumbagiza ubukungu. Inyamaswa nyinshi dusanga muri Kongo ziramutse zitaweho neza zaba ari umutungo ukomeye atari kuri Kongo gusa, ahubwo isi yose yabyungukiramo. Ubufatanye mpuzamahanga, amategeko asobanutse neza kandi yubahirizwa ndetse n'ubukerarugendo bwita ku nyamaswa nibyo bizagena niba ibi bihugu bizakomeza kuba paradizo y'inyamaswa cyangwa niba ahubwo izihari zitazagenda zigabanuka kugeza amoko amwe n'amwe acitse burundu. None se amaherezo azaba yahe? U Rwanda na Kongo byombi bifite inyamaswa nziza kandi zifite uruhare rukomeye mu rusobe rw'ibinyabuzima. U Rwanda ruhagaze neza mu bikorwa by'ibikorwa remezo birengera inyamaswa. Ingagi, intare n'inyura zarwo zitembera mu mutuzo n'umutekano usesuye. Ku rundi ruhande, Kongo ikaba igicumbi gikomeye cy'urusobe rw'ibinyabuzima z'igasozi muri Afurika kubera amoko utasanga ahandi nka bonobo, okapi n'inzovu zo mu mashyamba. Imiterere ya Kongo igizwe n'amashyamba y'inzitane agoye kwinjirwamo ituma izo nyamaswa zibona aho zishobora kwihisha. Waba ushaka kwihera ijisho inyamaswa z'inkazi zo mu bwoko bw'injangwe ziri guhiga mu Kagera, cyangwa ukaba ushaka kuzamuka imisozi ya Virunga kwihera ijisho ingagi n'izindi, hari ikintu kimwe dukwiriye kwemeranyaho: u Rwanda na Kongo ni umutungo ukwiye kurindwa. Niba ushimishijwe n'iyi video kanda like kandi uyoherereze n'abandi. Nanone ntiwibagirwe gusubiza bya bibazo byanjye unyuze muri comment section. Ubaye uturutse mu mahanga ukaba ushaka gusura inyamaswa, ese wajya mu Rwanda cyangwa wajya muri Kongo? Ubaye uri inyamaswa se wajya gutura muri Kongo cyangwa waza kuba mu Rwanda? Murakoze kureba. Kongo ikolo ya bomoi, boka ya bisi ya mai, the land of giants wild and free. Kongo ikolo ya bomoi, boka ya bisi ya mai, the land of giants wild and free. The land of rivers strong as the sea. Soso ya monene na mapanga ya Kivu na Ituri, mayebi makampe bongo nzamba pesa biso lenge yango. Elephants march shaking the ground, the okapi hides nowhere to be found. A paradise of life untamed, a symphony that can't be changed. Congo, otikala mayele, tulinga mabele, topesa ya kwesengo, keep the rivers wild and free.